Brussels bitenize ko mumeze neza cyane mwamwiboneye kabisa Allysoudy. Oh oya ntabwo ari his excellence ndimo ndabereka ngo mwamwiboneye njyewe Allysoudy nubwa mbere ngeze muri Brussels, nubwa mbere nje hano mu Bubiligi nje kubaha show, nje kubaha umuriro mu gitaramo cya 25 Shades, ni album launch ya Queen Bwiza azabe gitaramo, ariko you know what, nuko na TheBen Tiger B nawe azaba aduhamo nawe igitaramo, mbega bizaba ari umuriro cyane. So nizere rero ko muri ready kuri wa gatandatu itariki 8 n'ejo bundi umunsi wo ndumva ari ejo tuze duhure tera ku saa 7. Yes, bite nizeye ameze neza cyane mwabonye Tiger B isaba mu ishyamba ry'umunsi. Yes bro, bikamo ko ndakora neza cyane. Nabonye amafoto ni fresh tumushyira abashuti bawe, ubwo ibyo ngibyo tuzabigarukaho. Musanze muri rehearsal bitineze ejo umuriro ukurengwe. Ejo ni kubwe gutarama Brussels tujye kwikumbuza igihugu kabisa, tujye kuzana Kigali hano ejo munsi w'ejo. Actually ndakubonye uririmba gitari, nakubonye wicaye kuri piano, ariko sidakubona wicaye ku ngoma. Big drums. Ulisene? Lagari nona. I'm very sorry to big drums. Ariko gitari ndakubizi intera za Bujumbura za 2008 zari kuzamuka. Keyboard narakubonye ahandi abantu bashaka kuzabona n'akazi without video gute. Habize safari. Nizo kuvuga. Bo sizo kuvuga ko n'uko tubivuze, ariko hari ibintu bidasanzwe men. Ejo ni bidasanzwe, bidasanzwe kuko batubwiza yazengumuye hano mu by'ububirigi. Nagiriza n'igitaramo nawe. Nagiriza n'igitaramo so ni two in one. Kuchera abashinzwe bajya gukora video bakiza bya all in one, gusa bifitemo nka film za action romantic, ibintu byose bivanga bidasanzwe hariya. And you can see the vibe in Brussels. You have to get to it. I'm also going to get so it's me. Abasitari benshi bamanurese reka turekere n'akabona bazishirije nishire twazi tubona n'ejo ni fire bunny. Good to see you, man. We should do this. Tumaze gura misi yose ariko rayino twe tutarahuri wese kwawe nabone sije out nazi ariko isigaye yose amaze kweguriraho ndasarahuri. Bro, man, ujye kwa muganga. Yaranzibagiye man. Ayo amwintroduce. I remember. This is my guy, man. Actually, kuzongera kundirimba. Usigaye uririmba best friend man w'Ibwiza. Yeah. Nazongera kundirimba we na Bwiza. Oh, what are you 25 shades then? 25 shades. Oh yeah, what's up, brother? I'm a girl. Yes. Musanze muri rehearsal. Cyangwa seconda makeya mbwire ejo ni fire y'uko kuri fire bonus kuri fire. Ahubwo ni kukiye gipimo. Birenze igipimo igipimo cy'nacyo ko like everyone is ready. Then bayibonye after research cyakora n'ishwari tayari. So guys, duhurire Birmingham Palace asigaye hashi. Omba mwe mutwaya ibindi ni nyuma ubwo hashi. Na best friend guys. Kanya mwandiva ubwo biyo.
twambutse marene ahantu se ko ari iwacu Allysoudy ari ibintu by'iwacu niko twaze kugaruka aha dore data yakoze mane sawa na basuri uyu mutatire twari dukora inaha adi asante ngo mu mushaka mu aha nyine amva aho Geneve umva muri ambasade dore ni aho bitareke mu Suisse mufashe gute mutabizi aha hantu niho twavuye nuko twabyanze twavuga ati mu rugo ni mu rugo izo nizo nagendagamo ndabyanga kefetsi yanjye y'i Kigali wabo wa Allysoudy hari wabo watonzi yaratwe kuri leta urumva njyewe ko mvuye nyine yari umuntu w'umunyamugi cyane twari dutuye kuri iriya library iri hariya rekyo Allysoudy nawe twari duturanye gufata ibitabo library se siyo twafataga ibitabo niho mwigiye gusoma emi atinya gusoma oya yasinya nsoma umunyamakuru wandika wabaga ibintu bya katuni Emi yaje kuba umunyamakuru wandika simbizi reba kuri library hari hafi yo kuri Rafiki wakundaga nawe kudiscoveringa niyo mpamvu wagiye kwiturira muri Amerika wajyaga y'ibitabo niyo muntu wa mbere watinyaga ibitabo aya magari se yatuzaniraga amagi none abantu bazanaga amagi baracyatwara amagi aba basaza ariko namwe nimubigire pastor mucye muri zo mu bwana bwanyu Marcel, I'm here, just touched down. Make sure you're ready. Pull up. Hello, my love. Dans quelques minutes, nous accueillerons Bwiza, artiste venu de Rwanda, pour le lancement de son album. What's good, best friends? Ubu tuvugana ndi Brussels twahageze, gahunda ni this Saturday. Are you ready? Ko twe turi ready. What's going on, everybody? Je suis Jean avec your favorite Miss Muyango. So guys, aha ku itariki 8 za kuno kwezi kwa gatatu azahora umunsi w'abari n'abategarugori Juno babwira zabiki. Yeah, Birmingham Palace, Belgium, Brussels. Let's go ni show 25 Shades album launch ya Bwiza. Yes, so guys, muzaze muri benshi tugomba gusupportinga Bwiza. So mubwira abantu bose ko hahiye. Different artists, good vibes. Let's go. Let's turn up. Sare mucigati ngashya twambuke Nyabarongo tugende tugere kwijuru rya Kamonyi kwa sogokuru ubyara mama umbyara muraho neza ni Lionel Sentore nje hano nongeye nje kubatumira cyane muri album launch ya Bwiza izabera hano mu gihugu cy'Ububiligi ni kutariki 8 z'ukwezi kwa gatatu ni kuno kwezi turimo ndabasabye mwese aho mutuye ku nkengero z'Ububiligi mu bihugu byose bigiye bitandukanye muzaze dushyigikira umukobwa wacu hazaba harimo abahanzi batandukanye y'akarusho na TheBen azaba arimo n'abandi bahanzi mwese muzaze tubyitabire tumushyigikire izabera mu Buseri Birmingham Palace iyo tariki mwizirikane kandi mutangire itayarishe gukubita akaziki nanjye ndahibereye cyane kwizera ngo rwamugende cy'umutoneza batanagishije sinzabatenguha
bitarabaho murakagira imana ni wa munsi ego mukobwa ngo aranyica mu magara mana we ego mukobwa